hanyuma nuko nguko ubunyobwa burya n'igitoki ibintu byose nta mavuta arimo. Muraho nizere ko mumeze neza n'ubundi rero muri kumwe na Olivier Nkubito. Ni gahunda ni yindi no kwihaza mu mirire. Uyu munsi rero twabateguriye iki? Uyu munsi tugiye kubereka uburyo igitoki cy'amaganda wagiteka ukakirisha isosi y'ubunyobwa. Mwibuke ko twagiye tubereka uburyo ahantu henshi ushobora kurya ubunyobwa, ariko ubu tugiye kubereka isosi itogosheje. Ubutaha tuzabereka icyo bita uruhombo. Ku bantu bagiye Uganda barizi n'ubunyobwa ariko ushobora gutekera mu makoma. Tuzongera tubereke n'igitoki nanone uburyo giteka, ariko uyu munsi igitoki cyacu turagiteka uburyo bw'amaganda. Duteke n'ubunyobwa nanone turaza kurisha icyo gitoki nabyo butogosheje. Turaza gukenera iki rero? Igitoki turagifite. Igitoki turabanza tugitunganya. Igitoki cyacu kugitunganya tugiye guteka amaganda nta kundi no kugica imitwe, hanyuma ugasharura hejuru ukagishyira mu isafuriya. Ni ibintu byoroshye cyane, no ku bantu hari abantu batinya gutonora igitoki ngo cyabatera amakashi cyangwa se amakakama, nta kibazo bajya birira amaganda. Turacyacarangiye, nta kindi dukora no gushyiramo amazi akirengeye gusa. Biba byiza ushyizemo akunyu gake, hanyuma ugatereka ku ziko. Mu gihe cya gitoki cyacu kiri ku ziko kiri gushya, kiri kubira, tugiye gutunganya bwa bunyobwa bwacu. Turabanza tubushyire mu gasafuriya. Byaterwa n'ingano y'ukuntu y'ubunyobwa ushaka kuza guteka. Twe duhisemo gukoresha ubungana nk'irobo. Ugomba kubanza kugenda ujya gutya kuko hari igihe buba bukonje ugasanga bwagiye buzamo ibibumbe. Hari uwakwibaza ati se mbese ubanje kubukaranga? Oya, ntabwo ari byiza. Burya tuzaberekaho ubunyobwa bw'ifu ubukaranga. Iyo umaze kubona twa tubumbe dushizemo, ushyiramo amazi. Ushyiramo amazi asa nk'aburengeye. Hanyuma ku bantu rwose mujya muteka igikoma, ibi byo biba byoroshye cyane. Ukareba ko ubunyobwa bwawe bwanoze neza. Iyo bumaze kunoga neza urabona ko bwanoze, nta n'ibibumbe birimo. Hanyuma ugacuranura bwa bunyobwa. Impamvu tubikora ni iyihe? Ubunyobwa biri mu bintu kubera ahantu baba bawucuruza buba bugaragara, bugenda bufata umwanda. Ariko iyo wabukoroze gutya ugashyira mu isafuriya ukaza gucuranura, udusenyi n'utundi tuntu tutubuye twose tugenda dusigara hahandi hasi. Twebwe rero turabona ko ubunyobwa bwacu ni ubunyobwa buba bwizeye, cyane cyane ko ahanini ari ubunyobwa tuba twarihingiye. Nta kindi rero gikurikiraho, ni ya safuriya ugenda ugatereka ku ziko ugashigisha nk'ushigisha igikoma. Iyi etape ya mbere irabanza imare nibura iminota 5. Hanyuma etape indi ya kabiri aho uraza kubupfundikira uraza kumara iminota 15, byose b'iminota 20. Hanyuma uracana gaze cyangwa se ufatisha imbabura bitewe n'icyo ukoresha, cyangwa inkwi. Hasigaye nta kandi kazi, ni ugukora nyine nk'ukora igikoma kugira ngo budafata hasi, cyangwa se gushigisha. Hari igihe bugenda bufata bikaba ngombwa yuko ugenda unongeramo n'amazi. Ari ikintu utagomba kwibagirwa, si byiza kurindira ko buza gutogota kugira ngo uze gushyiramo umunyu. Ahubwo umunyu uwushyiramo mbere. Yuko ko muri cya gitoki cyacu twashyizemo umunyu muke, na hano ushyiramo
umunyu mukeya. Ya minota 5 yacu ya mbere irarangiye, murabona ko bwabize. Tugiye gushyiramo igitunguru. Igitunguru tugishyiramo kugira ngo buze guhumura. Dushyiremo poivro, dushyiremo n'inyanya, dukomeze dushigishe nanone nk'undi munota nk'umwe, hanyuma tubureke nanone bwongere bubire. Nyango murabona ko butangiye kugenda bufata, ariko uruhombo rwo nituruteka muzayibona ko nibura bisaba kugira ngo bube buhiye neza nk'amasaha nk'abiri, kuko bugomba guhishwa n'umwuka. Nitwongera no guteka n'umunyigi uburyo bundi bwa kabiri tutekesheje amakoma, nabwo muzabona ko nabyo bitinda. Iyo bigeze hano rero bupfundikiye akanya gatoya, rero urabona ko bwa bunyobwa bwacu bwageze aho dushaka, nta mavuta arimo. Ubundi si byiza gushyira amavuta mu bunyobwa kuko ubwo ubwabwo nabwo bwigirira amavuta. Ubu ni ubunyobwa butogosheje, turaza kurisha cya gitoki cyacu nacyo gitogosheje, ukaba uri indyo nziza kandi itagira amavuta. Ni ibintu ushobora kwikorera mu rugo nta kibazo rwose. Mbo cya gitoki cyacu rero cyamaze kuboneka, turaza kurisha bwa bunyobwa. Ubwo nicyo tugiye kubanza gutegura. Hanyuma ni uku nguku ubunyobwa burya n'igitoki, ibintu byose nta mavuta arimo. Nakubwiye nti rero bigerageze rwose mu rugo uburiye ibiryo byuzuye.